Iyi ni inkuru iri kuvugwa cyane mu bitangazamakuru byo mu Rwanda, iyi ni inkuru iri gucicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga, ahantu hose winjiye cyangwa se ahantu hose ukomanze, mu bitangazamakuru uri guhita ubona ariyo nkuru ya mbere ije ku mwanya wa mbere, aho abantu bose bakutse igikuba imitima yabo ihagaze bitewe n'umwana wiyahuye kuri etaje yo kwa Makuza rwose, ko yaturutse hejuru agasimbuka no hasi ngo bah! Uyu musore rero wari ukiri muto cyane, akaba yitwa Ishimwe, akaba afite imyaka 20, yavutse 2005, akaba yiyahuye aturutse hejuru mu nyubako izwi cyane nko kwa Makuza, nubwo yagurishijwe ikaba yarashyizwe mu maboko y'abandi bashoramari. Uyu munsi rero hari tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, mu masaha ya saa 9 n'indi minota nibwo hamenyekanye inkuru cyangwa se nibwo havuzwe inkuru iteye ubwoba, ubwo kuri iyi nyubako yo kwa Makuza hari abantu benshi cyane, ku buryo uri kuhagera wese cyangwa se wari kuhaca yari guhita yibaza icyabaye cyangwa se agahita amenya ko hari ikibazo. Ubwo wasangaga abapolisi bahari, umutekano ari wose ukajijwe, wareba hasi ugasanga hari umwana uryamye hasi batwikiriye ibitambaro ndetse n'amaraso ari menshi cyane, bitewe n'uko yari yaturutse hejuru abanza umutwe awukubita hasi, umutwe uhita umeneka, niko guhita yipfira rwose. Ahangaha abantu baje basanga umwana yabushizemo umwuka kare, ndetse n'ubwonko babubona ukwabwo n'amagufa yandi ukwayo, kuko mu by'ukuri niwe bivugwa ko uyu mwana yaturutse kuri furo ya 13 akamanuka akikubita hasi abanje umutwe, birumvikana cyane ko atari kubaho. Ariko kandi nubwo uyu mwana yapfuye, bivugwa ko hari urupapuro bamusanganye mu mufuka cyangwa se urwandiko yaba yasize yanditse, abantu bari kuvuga ko uru rupapuro bishobora kuvuga ko ngo rwaba ruriho impamvu yatumye yiyahura. Abantu benshi rero bagiye bavuga uko babyumva cyangwa se uko babishaka, bagasobanura ibintu uko bitari cyangwa se bagasobanura ibintu bagendeye ku marangamutima yabo, ariko uko bagendaga bavuga ko hano ngo urupapuro rwanditseho impamvu ko uyu mwana yaba yiyahuye, ngo hari umukobwa bakundanaga akaba yamwanze, ariko burya Imvaho Nshya yasohoye itangazo cyangwa se isora ikinyamakuru kiriho neza ibyo uyu mwana yazize cyangwa se ibyo uyu mwana yavuze. Uyu Ishimwe Thierry wavutse 2005 akaba afite imyaka 20, Imvaho Nshya mu nkuru yayo iragira iti: ku mugoroba kuri uyu wa gatatu tariki 4 Kamena 2025, uyu Ishimwe Thierry yamanutse kuri etaje furo ya 13 kwa Makuza mu mujyi wa Kigali, yikubita hasi ahita apfa, bikekwa ko yaba yiyahuye. Impamvu bikekwa rero nuko uyu Ishimwe Thierry ataragezwa ku bitaro kugira ngo babashe kuba bapima impamvu nyamukuru yaba yatumye yiyahura, cyangwa se niba koko yiyahuye cyangwa se niba hari ikintu cyaba cyamusunitse akaba yikubise hasi. Ariko nanone abantu bavuga ati se ikintu cyamusunika kikamusigira n'urupapuro mu mufuka, ugasanga nanone ni urujijo. Rero biraza kumenyekana neza niba bamara kumugeza ku bitaro, akaba yabasha gupimwa neza kugira ngo babashe kuba bamenya icyamwishe mu by'ukuri. Ishimwe Thierry rero akaba yise ajyanwa ku bitaro bya Kacyiru hariya kugira ngo babashe kuba bakora isuzuma ryerekeye ku rupfu rwe. Ibi ngibi biraza gutuma abaganga basobanura cyangwa se batangaza icyaba cyatumye uyu mwana apfa, kubera ko n'ubundi umwana yapfuye, ariko nanone icyatumye uyu mwana apfa mu by'ukuri ntabwo kiramenyekana neza ngo umuntu abe yapresiza cyangwa se abe yavuga ngo uyu mwana ni iki ngiki cyamwishe. Usibye ko abantu bari kugenda bavuga inkuru zigiye zitandukanye, uyu mwana bitewe n'urupapuro yari afite mu mufuka, wenda ngo umukunzi ngo yaba yamwanze, ngo ariko kwihangana bikaba byamunaniye, bityo bigatuma afata umwanzuro wo kujya kwiyahura. Ndetse mu kiganiro kigufi umuvugizi wa polisi mu Rwanda CIP Clarisse Gahonzire yagiranye n'Imvaho Nshya, yavuze ko ibi byago byabaye ahagana saa 9:10 z'umugoroba. Ndetse uyu muvugizi wa polisi yavuze ko urupapuro wasanganye uyu Ishimwe Thierry nyakwigendera hari amagambo avuga ko arambiwe ubuzima abayemo ku isi, ngo kandi anashimira abantu wenda baba baramubaye hafi mu bihe byose yaba yaramaze ku isi. Niyo mpamvu rero abantu barimo baribaza bavuga ati se ni iki cyaba cyatumye yandika aya magambo, cyangwa se ni iki cyaba cyatumye yiyahura mu by'ukuri. Ndetse yanavuze ko polisi y'u Rwanda ikangurira abaturarwanda bose kwibuka ko kwiyahura atari umuyoboro mwiza cyangwa se atari igikorwa cyiza cy'uko umuntu yakora kugira ngo abashe ko yakemura ibibazo bye, ahubwo aba ari ukubiteza kurushaho. Bityo rero ngo kwiyahura usibye ko ari n'igikorwa kibi cyane, ngo ni n'icyaha gikomeye. Rero ikinyamakuru BTN Ndahiro Papi Valens yegereye abaturage bamubwira uko babonye ibintu cyangwa se uko bumva ibintu. Reka twumve uko byagenze.
umuvugizi wa polisi ku rwego rw'umujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahonzire aganira n'itangazamakuru yadutangarije ko aya makuru bayamenye kandi banatabariye ku gihe, anavuga ko umurambo wa nyakwigendera wese werekezwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru. Murakoze cyane. Mu masaha ya saa 9:10 ya 10 umusore witwa Ishimwe Thierry yamanutse mu igorofa ya 13 y'inyubako yitwa Makuza Plaza. Amanuka rero ahita yikubita hasi, yahise ashiramo umwuka. Polisi rero n'izindi nzego zitugerayo kuko dusanga umusore yamanutse iyo gorofa yikubita hasi ahita apfa, ariko mu myenda yari yambaye akaba yari afitemo urwandiko avuga ko arambiwe isi, akaba anashimira abantu bamubaye hafi, bigaragara ko yari afite umugambi wo kwiyahura. Yego, nuko twihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Umurambo rero ukaba watwaye Kacyiru kugira ngo usuzumwe hamenyekane icyabiteye. Hari urwandiko bafite ariya bari kuvuga ko ari umukobwa wamwanze. Umukobwa ushobora kuba yamwanze, yanditse n'urupapuro bararufite ari abayobozi bari kurusoma, gusa nyine biteye ubwoba, birababaje cyane. Bavuga ngo hano kwa Makuza hahanutse umuntu hejuru. Yego, ndaje nsanga nyine aryamye ari hasi yashizemo umwuka. Ni inkuru ibabaje cyane. Njye nayo ndi hafi hano ndi kugenda ngiye kumva numva ikintu kikubise hasi, nza nirukanga, mpageze nsanga ni umuntu uryamye mu muhanda, mu bigaragara ko yarangije gupfa. Yari umusore. Ni ibintu bibabaje, mu by'ukuri ni ibintu bibabaje kuko uribaza, mu bigaragara ni mutoya pe, uyu muntu azize iki, habaye iki gituma umuntu yambura ubuzima? Birababaje. Hari umuntu wiyahuye, hari umuntu wayiyahuriye, uzi ko nyine yikubise hasi, nanjye nasanze ari hasi, ntabwo namubonye ari hasi, yituye hasi nyine, amaraso yari kuva mu mazu, umuntu uje mu matwi n'amano uze n'amagufwa yari yatarutse. Ubushobozi bwo kumurahiriza ukumva yavuye mu muhanda, twumvishe no mu rugo tuza kureba, ariko ni ibintu bibabaje kandi bitangaje, ibintu biteye n'agahinda. Uwo wese urebye asomye urupapuro ariko ntabwo turamenya ikintu cyavuye mu rupapuro, yari arafitemo n'amagambo menshi, ntabwo turamenya amagambo yari arafite. Nyine tuje duhuye nyine tuje kureba nyine ibibaye, tuje dusanga nyine umuntu yaguye hariya hanze kugira ngo avuye hejuru mu bitaro, twagera rero tubona tutagihumeka, amaso ari hejuru yasamye, ubwo rero bamukuramo urupapuro barabisoma, ntabwo twese ibyo basomye. Aba baturage bakomeza bagaragaza ko ibyakozwe n'uyu musore bidakwiye ko kwiyahura si cyo gisubizo cy'ibibazo waba ufite ibyo ari byo byose, bakavuga ko hagakwiye kuzajya hashakwa ikindi gisubizo mu gihe uba ufite ibibazo ubona byakurenze. Wapi ntabwo ari wo muti w'ikibazo, byagakwiye wenda kuvuga ikibazo afite, wenda akaba yagishyira nko mu miryango ikaba yagikemura, ntabwo kwiyahura ari wo muti w'ikibazo. Ari indwara z'uko navuga, ariko nyine ntabwo aba ari wo muti w'ikibazo. Nimba hari n'ibibazo tuhura nabyo biruta n'ibyo wenda yaba afite, ariko ntabwo ariko twese twakiyahura. Hari igihe umuntu abiterwa n'uko hari igihe umuntu aba afite inshuti zitari zo zitabasha kubwira ibibazo afite, hari n'igihe umuntu aba adafite umuryango abasha kwiyumvamo, bigatuma bafata umwanzuro ku giti cye cyo kuba yakora iki gikorwa nk'iki kigayitse kubera ibibazo biba byamurenze. Nase kariko tubibona twese nyine nakubera biraducanga cyane, ni umutekano ukomeye cyane bakuma kwashyira cyane, n'abajya binjira bakabasaka bakabanza bakabareba bakamenya igituma umuntu yinjira aho hantu, kuko urabona ko biteye ubwoba bino bintu rwose. Nyine akenshi usanga buri umwe wese avuga uko ari kubitekereza, ntabwo wamenya ikibazo nyine. Hari igihe abantu baba bafite ibibazo byinshi akumva ko igisubizo cyabyo ari ukwiyahura,
ariko siko biri. Ikintu badufasha hagati aho ngaho nyine ni ukongera umutekano mwinshi muri ino nyubako, sekirite nyinshi n'ibyo. Ariko se nibagize ubwenge bwo gufata urwandiko akandika, yari afite no gutekereza kuri icyo kibazo yo gutuma yiyahura, akavuga ati ubuzima burakomeza, nta kibazo na kimwe cyatuma umuntu yiyahura kibaho. Ngayo nguko uko umunyamakuru Ndahiro Papi Valens yaganirije abaturage, bakamubwira uko umuvugizi wa polisi yavuze, byose mwabyumviye. Ubwo rero turategereje twese kugira ngo tuze kumenya ese ni iki cyaba kishe uyu mwana mu by'ukuri, cyangwa se niyi mpamvu yaba yatumye uyu mwana yiyahura, cyangwa se niba atari no kwiyahura hashakishwa umuntu waba wamusunitse. Muri kumwe na UNP Entertainment, reba ko ukoze subscribe nyaboneka kugira ngo ibiganiro cyangwa se inkuru nk'izi zitazajya zigucika, kandi ari ibintu tugenda tumenyeramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu buzima bwa buri munsi. Ciao ciao, murakoze cyane.